vijana, wanahitaji Bwana sisi wenyewe. Tawa inajenwa na nani wanahitaji Bwana sisi wenyewe. Kalonji na Kigali ni nani vijana, wanahitaji Bwana sisi wenyewe. Sisi wenyewe sisi wenyewe hadi mipango mumbe batozaza kolekeza ina mabo togera nayi wacha odotoye tozaza kolekeza tutangane towere amazi kolekeza amazi katabera amatola amazi tozaza kolekeza tugira umutekano wese Paul Kagame ramba sugira sagamba utera imbere. Musaro cyane cyane ndishimye kinshimishije n'ibi birori by'ubukwe bw'umubyeyi wacu Paul Kagame kwaje kwizihiza. Mu by'ukuri umubyeyi wacu arande genda umusaza w'imyaka 75 sibwo bwa mbere ntora Paul Kagame. N'ikindi gihe namuhundagajeho amashyi muhundagazaho rwose ibiganza na n'ubu kandi koko mu by'ukuri arambe asubiye atera imbere. Hano ku mudugudu wacu wa Rubingo akagari Kagitwa Karambi rwose turanezerewe. Abayobozi bacu batwakiriye neza badufashe neza kuri uyu munsi mukuru w'umubyeyi wacu Kagame Paul. Narambe nasugire nasagambe umuyobozi wacu w'umudugudu nawe turamushimiye kubera uyu munsi mukuru yaduteguriye kandi byari na ngombwa koko n'ababyeyi bishimye ndetse ni mumuhe ikiganza na Paul wacu Narambe. Paul Kagame muhaye amashyi n'impundu atera imbere aradushyigikiye. Intore za Nyamasheke ukora ni kare nanjye rwose ndishimye nshimishijwe yuko abayobozi bacu batwiteho bakatuba hafi bakadukorera ubuvugizi iterambere rikatugeraho. Intore za Nyamasheke ukora ni kare murishimye Kirazi
mureke tubashimire uburyo mwakomeje kuba muri uno mwanya. Hanyuma tunabifurize ko ubwitonzi n'umurava mufite mwabigumana, kandi ikiruta byose buri wese agira uruhare rwo gucunga umutekano, kugira ibi byose tubigeraho kubera ko umutekano uriho. Uhungabanya umutekano buri wese agerageza kureba ukuntu yarwana iyo ntambara kugira ngo umutekano ugende neza. Hanyuma rero ubwo naho ubutaha mu gihe haba hari indi message baduhaye nabwo twayibahereza nk'uko bikwiriye. Hanyuma ikindi ku bijyanye n'abafite igisomwa mwakomeza mukagisoma, ariko abashoboye gutaha cyangwa kujya mu yindi mirimo tukababohora kugira ngo bakomeze imirimo yabo. Imana ibahereze umugisha.